muri iyo myaka 22 nateguye umugoroba witwa umugoroba w'icyubahiro, Glory Thanksgiving, kubera yuko mbona ko nta kindi cyabaye muri ibyo bintu usibye icyubahiro. Hanyuma rero ibizavamo ndumva ntashaka kubivugira hano hantu, ariko birakomeye, abakozi b'Imana barabizi, ariko iki si cyo gihe, ahubwo biravuga, byamaze kuremerwa amatwi, byaremewe umunwa, kandi bizarebwa n'ubishaka n'utabishaka, kuko byamaze kuremwa kandi byagezweho. Wowe nkunda mu bikorwa, nanjye kubera ko ngukunda ngomba kugukunda mu bikorwa. Love in action. So mpagaze hano kugira ngo nsigwe amavuta yo gushyigikirwa muri uriya murimo ngiye kwinjiramo. Abakozi b'Imana bari hano muraza kunsengera, ndetse n'aba bantu twazanye. Ndikumva ibintu bigiye kuba muri iki gihe, ni ibintu bikomeye. Nubwo hari kubyara, nubwo hari kurongorwa, nubwo hari iki, ariko Imana igiye gushyira departement ku isi yitwa bizerwa. Muri department y'abizerwa nibo bazabasha kumenya amabanga y'isi, bamenye n'uburyo bwo kugenda muri iyi si. Ngihagaze hano mu buntu bw'Imana, nakubwiye ngo byibuze kandi ubikora ubikunze. Niba wumva yuko utagiye kwihana kubabarira, wiyicarire, ariko uwihana kubabarira ndakubwira ikigiye kuba. Niba wifuza kwihana ikintu cyitwa ndamwanga, ndacyanga, simbabarira, cyarambabaje, ndakwinginze uhaguruke. Papa sinimeta nk'itatu, ariko niba ushaka kubabarira, nukuri ntabwo ndi bukubwire ngo babarira, kuko ni inyungu zawe. Niba ushaka kubanza kubabarira, haguruka, reka nkubwire nshuti yanjye, kubabarira ntabwo byoroha, ariko kuva nabikora maze guhabwa imfunguzo zo kuba nanjye nakwitwa icyo ngomba kwitwa cyo. Ndasaba prophet kugira ngo nawe adufashe aze hano. Imana ishimwe na Pastor G, Prophet Ernest. En fait, ari ikintu ngira ngo musobanukirwe, uyu ni umugoroba wa gihanuzi. Biriya twavuze kwimuka, hari abantu Imana agira ngo nabo bimuke mu kutababarira. Murabyumvise? Hello, kuko twimuka mu birere bitandukanye. So ibintu woman of God ari kuvuga, Aline, ndamuzi neza, nzi ko Imana igiye kumukoresha, ariko ari mu bantu bagiye gutuma imiryango yatandukanye yongera gusubirana. Ministère ye ni ministère ya réconciliation, y'ubwiyunge. So iki kintu avuga mutakibona nabi, Yesu yaravuze ngo nutababarira ntuzababarirwa. Muranyumva? Twimuke mu bitekerezo, bimuka muri yo karite yitwa unforgiveness, maze ugende n'ahandi Imana yakuvuze. Kanje turi hano abemeye kubabarira, Imana ibaha umugisha. Ndabona abantu babarira ababyeyi babo. Ndakubona ubabarira umubyeyi wakubyaye, ndakubona. Reka nkubwire na wa wundi wapfuye wakubabaje, ugiye kumurekura kugira ngo bashe kwakira ibyawe, kuko ntacyo byaba bimaze kuza mu gitondo nkataha saa 4 z'ijoro, nkataha ameze nk'uwakoze gym tonic ariko ntakiriye. Ariko reka nkubwire, uzabibona, uzampamagara, uzambwira. Ntabwo uburumbuke bushobora kuza ahantu icyo wabibye. Niba warabibye urwango, uzacuruza urwango. Tugiye kuzamura amaboko yacu. Nukuri ineza nimbara bizayoma imisi yose. Yes Lord. Nturangare, nushaka umukurure mu bitekerezo byawe, uhumirije umukurure, ubimubwire ko mubabariye, watuza akanwa kawe. Yes Lord. Yesu, umwature n'akanwa kawe, umubabarire, umubabarire.
imbabazi haleluya bizanyora isi yose nanjye nsaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwanjye iminsi yanjye yose nyiriho. zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe, windeba ahubwo reba uwakubabaje, yagukuye ku kazi, yarakubeshyeye, yagusenyeye urugo, yakubabaje atari wakagombye kukubabaza. Ugiye kuzamura ibiganza byawe, ndavuga 1 2 3, wowe umuvuge mu izina nushaka kumwatura, nurangiza umubwire ngo ndakubabariye. Kandi izi mbabazi nawe uzumvishwe, ubabarira azababarirwa. Tuzamura ibiganza byacu, 1, Yesu we dushoboze kubohoka mu mitima yacu. 2, yarakubabaje ari umukozi w'Imana, yarakubabaje avuga Yesu, yarakubabaje mu mpande zose, yarakubabaje ari umubyeyi, yarakubabaje ari so wanyu, yarakubabaje ari umutware, yarakubabaje ari umugore, ariko igihe kirageze ngo mubabarire. Ijambo rirambwira ngo ku munsi wa 3 Yesu arazuka, ntabwo akiri mu mva. Nawe ugiye gutsinda urupfu rwitwa urwango, ugiye gutsinda urupfu rwitwa inzika. Ngiye kubara 3, ngiye kubara 1 2 3, nurangiza umubabarire. 1, yo ngomba kukubabarira, ngomba kugukura mu buzima bwanjye, ngomba kukubabarira kugira ngo nanjye nakire ubwanjye. Ubuhanuzi uri bwakire nyuma yaha buraba bwo biraza gucamo. Ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo warakubabaje kugeza igihe umwifuriza gupfa. Nibyo yarahemutse, nibyo ntago yabarebyeho, nibyo yarabahemukiye, nibyo yarabasenyeye, kugeza uyu munsi uravuga ngo ubuzima tubayemo niwe wabiduteje. Ora basakara mama ndekori yababaza. Ndabona marayika w'Imana afite ikiganza cy'umuriro, agiye kugukora ku mutima, ashiririze, ashiririze, ashiririze. Ndumva nshaka kukubwira ngo yaraguhemukiye, ariko Imana ntiyaguhemukiye. Yakwibye ibyawe, ariko ngufitiye amakuru. Nubwo yakwibye, we ntasinzira, ariko uri mu bukene urasinzira. Abantu benshi bari hano bababajwe n'abari hafi, bababajwe n'inshuti ikagutwara umugabo, inshuti ikakwicira ubukwe, inshuti ikagira gutya, nyogosenge akakwicira ubukwe. Birasharira, ariko ntabwo bigomba gusharira muri twebwe, tugomba kubiruka. Ibya Kayizari turabiha Kayizari. Nta kindi Imana ikwiriye, ntabwo ari amaganya yaba ari hano. Imana ikwiriye icyubahiro cyayo. Kandi nyuma yo kumubabarira, ibyawe urabisubizwa inshuro 7. Ngiye kuvuga ya 3. Ku munsi wa 3 Yesu arazuka. Ugiye kumubabarira sheri, ugiye kumubabarira,
ugiye kumubabarira. Yakwiciye ubukwe, yakwiciye ubukwe, yakwiciye future, yahinduye isura yawe, yahindutse ubuhamya bwawe, ariko ugiye kumubabarira, ugiye kumurekura, hanyuma ibyawe ubyakire. Reka nkubwire, n'abaza gushaka ibitangaza ntabwo bari gushaka ibitangaza bibafidinga, ahubwo barashaka ibitangaza bivuga ngo azarebe. Ubuhanuzi bwose ntabwo bubereyeho kugira ngo bubibe imbuto ibasha kugera mu bwami, ahubwo iri kubiba imbuto ivuga ngo bazarebe nanjye ndayubatse. Ntabwo ari uko Imana ikora, ahubwo Imana irakubakira inzu for a purpose, kugira ngo nibasonza bazaze ubagaburire, kugira ngo nibagira ikibazo uzaze ugikemure. Niyo mpamvu Imana ishaka abantu bazi inyungu z'ubwami. Inyungu z'ubwami ntabwo zihagarariye ngo marebe aca babone ntigikora, ahubwo inyungu z'ibwami zihagaze zivuga ngo barampemukiye nzabagaburira, baranyambuye nzabishyurira, barambabaje nzabanezeza, banyiciye ibyanjye nzabubakira ibyabo. Kubera iki? Uwo niwo muntu usa na Kristo, niwe Yesu ari buhe ibitazagenda ngo bisubire hasi, ahubwo bizava kuri dimension imwe bikajya mu birere byose bigacakira, ukitwa uwo ugomba kwitwaho. Yarakubyaye arakujugunya, yakubyaje abana arakujugunyira. Reka nkubwire, birabaye. Wirangara kuko Petero wakubabaje, Jeanne, Jeannette, Korodina, Mukasekuru bose urabafite ahangaha, ugiye kubarekura. You are going to release something. Something is going to happen. Umva ikintu umwuka w'Imana ambwiye, arambwiye ngo niyo wumvishije izina risa n'irye wumva waruka. Yes, the Spirit of the Lord. Niyo ubonye amafoto y'ugira iseseme, Prophet, Imana igiye komora ubwoko yaguhaye kugira ngo mubashe kwambukana. Dore barimo barabohoka. Uyu mugabo yarambutse, ariko abo bambukana bagenda gutya, ni kinyuma nyuma. Imana igiye komora abantu kuko hatari imbabazi. Prophesy. Go deeper. Tugiye muri wa mwanya wo guhamagara izina rye. Yakwimishije akazi, yagukuje ku kazi, yaragutaye, yakoze ibikomeye, yakoze ibikubabaza. Uyu munsi ibibazo ufite niwe. Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Protokole bahano nimwitegure, nimwitegure. Aba protokole nibitegure. Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Prophet online yanze kubabarira umugabo we kubera ko yamusambanyirije umwana. Yo. Ari hano, ari muri Sweden. Yo. Arakureba akagukunda, mu wundi mwanya ukamutera umujinya. Yo. Umutima we wararwaye, ahora kwa muganga. Nta kindi arwaye, arwaye urwango rwinshi rwamaze kumutera ikintu cyitwa depression ikomeye. Ariko mu gihe ari bubabarire uriya wamusambanirije umwana, umva ikiri buze kuba. Imana iraza kumukuraho urupfu kuko yari gupfa mu kwezi kwa 11. Yes we, Mana mubabarira.
uwundi agufitiye akamaro kandi aragukunda, ariko yanze kubabarira umuntu wamwijeje ubukwe, arangije aramukoshona, arangije amurya amafaranga, kandi umwe ari Burayi undi ari hano i Kigali. Yanze kumubabarira, yaravuze ngo azakoresha uko ashoboye paka apfuye. Akagatama Imana nikaba wagatama we wababariye koko. Zumu ni nziza, gusenga ni byiza, ariko gusenga kuriho icyasha ntacyo gukora. Umva, uriya mugabo nawe yarababaye, akunda ministeri yawe, yumva ari we muntu wakwambika umunsi ku munsi, aragukunda kandi aragukurikirana. Rabasaka, umva mwirangara ko atari manyambika nje. Umva, ntabwo ari vuba. Uzi impamvu atabikora? Igihe cyose yanga uburyo umugore wagukunda, kandi umugore we yarasambaniye mu buriri bwe akamufata. Yo mani mubabarire disi. Umva, kubabarira ntabwo ndi kubigutegeka, sindi kubigusaba, ariko ndi kubona healing. I see healing. Ndi kubona umunyarwandakazi cyangwa umunyarwanda usohoka mu rusengero yuzuye afite imbaraga, atari kwifuriza uwamutwaye umugabo gupfa. Mwirangara ibi bintu Imana ikoze muri aba bakristo bawe, bibakuyeho urupfu. Urakoze mwana. Buretse nkubwira ikintu kigiye kukubaho, zamura ibiganza byawe. Uyu mwana w'umukobwa yarahemukiwe, kurinda nkubwira ko iyi sura afite atariye. Ni mumureka ruke, mumureka rire, mumureke, ariko ndakwinginze ubwo igenderera abandi ntigusige. Urabizi, kereka uyu mumama wenyine niwe wicara, abandi mwese nimuhaguruke, nta buryarya imbere y'Imana twese. Wake up, stand up. Uzi ko hari abantu Imana imbwiye ngo bababajwe n'abashumba, ku buryo abashumba bagiye bakora mubonera n'abandi ko ariko basa, siko basa. Muriteguye? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Muriteguye? Zamura ibiganza byawe n'imbaraga 3. Uramuvuga mu izina, urabavuga mu izina, nurangiza uvuge ngo ndababariye. Warira, wakora iki? Feel free in the presence of God. Rimwe, kora mwami. Yesu. Kabiri, ntabwo byoroshye ariko birakwiriye. Nawe waratubabariye Kristo, wibifata nk'imikino. Bamwe baravuga ngo bitwa ko bababariye, ariko ntabwo birasohoka. Yesu ku munsi wa gatatu warazutse, kandi wazukanye icyubahiro. Gatatu, power, imbaraga zo kubabarira. Turababariye, 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 turababariye. Oh, yeah, yeah, yeah. Turababariye, kandi turababariye, kandi turababariye, kandi turababariye. Arabasakara, turababariye. Umva,